Akenshi iyo wumvishe indirimbo usibye agahinda gahita kakwarika mu ndiba y'umutima n'ujya ubona umwanya wo kwibaza ku nkomoko yayo cyangwa se no kuwayiririmbye. Ese ko amajwi yabo asa n'arangurura kimwe, ahubwo buriya ntujya wibwira uti ese uyu ni Kayirebwa cyangwa se uti ko wagira ngo ni Mariya Yohana? Uhawe ikaze kuri BGU Space, njye uteze amatwi ndi Benita Giraneza Uwera. Usibye se mbaze nde ni nawe waririmbye Ibuka. Ibuka, ibuka, ntukibagirwe na gato. Wibabara uraho. Uraho Rwanda rwacu, uraho Rwanda nziza. Amahoro iwacu n'izindi. Nyiranyamibwa Suzanne ni umuririmbyi w'umunyarwandakazi wavutse muri 1943, gusa yaje kuva mu Rwanda ahagana muri 1973 ahunze itotezwa n'ubwicanyi bwa hato na hato bwakorerwaga Abatutsi. Yabanje kuba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahava nyuma y'imyaka 16 maze aza kwerekeza mu Bubiligi. Uyu muhanzi n'umuryango we bahunze nyuma y'uko se yishwe aroshywe mu mugezi wa Rusumo mu mwaka wa 1963. Nyina Mukanzigiye Carolina nawe yazize jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ubwo yari avuye mu Bubiligi kwivuza no gusura abana be bari barahungiyeyo. Nyiranyamibwa Suzanne yaragize ati, data bamwishe mu 1963 ari mu baroshywe mu Rusumo hari Ikibungo, ubu akaba ari mu karere ka Ngoma intara y'Uburasirazuba. Mu 1973 nibwo twavuye mu Rwanda, twarabanye cyende wacu, buri wese yagiye ukwe, dushaka ubuzima, turakura bigenda uko. Yongeye ati, muri Kongo nageze mu 1973, gusa nahunganye n'umugabo wanjye, twabyaranye abana 4, we yaguye muri Kongo icyo gihe. Nahabaye imyaka 16 nkava njye Buruseli, ari naho nari ntuye iyo myaka yose. Nyiranyamibwa Suzanne ufite imyaka 79 avuga ko ku myaka yamaze i Burayi atigeze ahakunda kurusha i Rwanda, ari nayo mpamvu nyamukuru yamuhaye imbaraga zo gutaha ngo asarize mu gihugu cye cy'u Rwanda. Yaragize ati, ntabwo nigeze nkunda Uburayi, nahabeshejwe nuko nari mpafite abana bagombaga kwiga kandi nkaba hafi yabo nkabitaho. Ntabwo nari gushobora kuguma hariya, mu Burayi ntabwo ari ahantu ho gusazira. Yavuze kandi ko nanone nyuma yo kuza gutura mu Rwanda azakomeza guhanga indirimbo nshya, ndetse ngo nibizanamushobokera azongera guhuza abakecuru yaririmbanaga nabo mu itorero Isamaza bakongera bagahanga. Numwe mu baririmbyi b'imena ndetse bashinze itorero Isamaza ryagize uruhare rukomeye mu gutiza umurindi ingabo ku rugamba rwo kubohora u Rwanda arizo za RPA. Icyo gihe yaririmbanaga n'abahanzi bari bakunzwe icyo gihe, n'ubundi barimo abakomeye mu njyana ya Kinyarwanda n'abandi babyinaga cyane. Ngabo nziza bakwiriye, barashaka amahoro mu Rwanda, bararwanira igihugu cyacu, ejo bundi tuzataha, igihugu nawe igihugu. Nyiranyamibwa Suzanne nk'uko twabivuze ari mu bambere bashinze itorero Isamaza ryashingiwe mu Bubiligi mu myaka isaga 30. Iri ryatangiye rishyigikiwe n'abiganjemo abagore n'inkumi zabyinaga hagamijwe gushakisha ubufasha bwo gushyigikira ingabo zarwanya urugamba rwo kwibohora muri 1990.
Itorero Isamaza rigitangira ryabarizwagamo abahanzi b'abahanga barimo nka Nyiranyamibwa Suzanne, Jeanne Kayirangwa Ruboneka, Annonciata Gatera, Françoise Ruboneka, Annonciata Kayisire n'abandi batandukanye. Suzanne avuga ku by'iri torero yarongeye ati abo twahoranye mu itorero Isamaza benshi baracyariho ariko babivuyemo. Uwari umuhanga cyane muri bo twaririmbanye yaratabarutse ni Jeanne Kayirangwa, abandi barashatse iby'imiziki babivamo, ubwo nanjye ariko ngiye kugerageza ndebe uko twakongera gukora ariko biragoye. Nyiranyamibwa yavuze ko hari indirimbo yahimbye, zimwe muri zo zikaba zitarasohoka ariko akaba ateganya ko n'ubundi azazisohora. Yarongeye ati abakobwa twaririmbanye hafi ya bose bari bafite amajwi meza, ni abahanga. Iyo umubajije urwibutso afite ku itorero Isamaza asubiza yitsa umutima, agatinda cyane ku bumwe bwabarangaga ndetse no guharanira iterambere rya buri wese byabarangaga. Kuri ubu Nyiranyamibwa nk'uko twabivuze yagarutse mu Rwanda, akaba ari naho atuye nyuma y'imyaka irenga 40 yabaga mu Bubiligi. Nimunyemere dusoreza hanga iki kiganiro. Mwakoze kubana natwe, turabibutsa ko igitekerezo cyanyu n'inyunganizi byanyu bidahejwe hano kuri BIJU Space.